Tururu. Tururu, turu, turu. Tururu, turu, turu. Samusuri, Samusuri. Samusuri arihe, Samusuri arihe. Muhamagare Samusuri ari hano. Muhamagare Samusuri, mubwire Samusuri araze. Mubwire Samusuri aze. Samusuri ngiye kubazanira Samusuri. Ngiye kubazanira Samusuri. Ngiye kubazanira Samusuri turebe igikurikiraho. Ngiye kubazanira Samusuri turebe igikurikiraho. Dumba ndagushaka pe. Abarundi abegereye Vania Ice mumubwire ati Dumba araje. Mushaka kuvuga amagana, nshaka mumbabarire ndi umuntu utangiye gukura, ntangiye kwimenya, ntangiye kwibona ko nkuze, munkure mu bintu byanyu by'ibishego. Sibyo mumbabarire. Abanyabishegu ndabirushe. Muzane disi arababaje. Dumba uzaze nguhe akantu umpere Samusuri. Oya uno munsi birangira akakanya ushaka guha Samusuri aramuha uno munsi. Ushaka guha Samusuri iyi live ntabwo iza gutinda, so unyaruke. Ntabwo iyi live nza kuyimaraho iminota 20. Namubwiye araje. Play them boys before Samusuri. Samusuri. Play drama boy. Can I play drama boy? 0228. Yo. Nyanya. Yo Nyanya. What's the password? What's the password of this computer? Samusuri ari hariko. What's the password to the computer? What's the password to the computer? It's Young P 22. Capital letter Young P? Y. Y. Yeah. The fuck? Y capital letter and Young. A Y capital letter? 22? The fuck? Okay, Samusuri araje. Rebe ibya Samusuri nabyo. Turebe ibya Samusuri. Samusuri. Yego nyakubahwa Dumba. Uza hano ngo herukira. Uririmbe Mukarujanga, ukuririmbe Mukarujanga. Kwari kera nibwo ngo heruka, ahandi nkubona ku mbuga nkukurikirana. Bitse hahiye pe. Naye mandi gukona uri kuvuga bya bindi ntakivuga. Ibishego ariko uruzi ko umuntu ntabwo bazi umuntu nagenza hasi nkunda kuvuga ibishego, ariko abanyarwanda bitwa ibishego.
abanya Ewa ni ibishego ariko barabikunda cyane baba bagira ngo bari byo muvuga. rero Samusuri Mm. ukuntu Yego ndakunda. byagenze narinda aho niryamye njya ku namba Judith arampamagaye. Judith umugore wari umugore wa Saza simbyemeye sindate bawukanye ari ukuntu hano muri bimeze yawe byararangiye hari byararangiye. Nta muri Canada iyo umugore arongowe n'umuzungu uhita umenya ko ugiye muri bene wabo hariya haba hagomba gusha. Buriya Judith njyewe nguma mubwiye ati Jode Imana njyewe ngurana ati ariko kubera ko buriya Judith aranasenga ntago wabitindaho. Abantu basenga burya ntibakunda kubeshya. uzi ko nsenga buriya ariko buri wese arasenga da mu buryo bwe. Judith barampamagaye ngo ngo Samusuri ndavuga ati Samusuri abaye ikise kandi Samusuri ngo iki n'ibiki anyureza amazina anyureza ibiki anyureze ndavuga ati ibyo bintu bya Samusuri ntabwo mbyumva. Turimo turapanga bya Titi Brown ariko urabizi. Ndabizi cyane nabonye byose narabikurikiranaga. Nakoze ndavuga ati dufashe nde kuri aba bantu babiri, dufashe Samusuri cyangwa dufashe Titi Brown. Abantu bagutaye huzu bagutaye ibigori. Yego ngo mfite inda. Umuntu ufite inda hano hari no kwandika ngo ko mbyibushye kandi ndi mu madeni. none ngendaho nigunge mbere nk'umuntu mbese byarangiranye kandi ubuzima turimo ari bugufi. Ariko uzi ko ufite umutima ukomeye. Nta kuntu umuntu w'umusitari n'igihe ashobora kwiyumvisha kuza mu bantu akababwira ati mfite ibibazo uwo mutima ukura he? Rero ntakubeshye ubundi aba ari icyemezo cya nyuma. Ni icyemezo cya nyuma. Ntabwo ntekereza ko ari njye ushobora kuba mu bantu dukora ibintu bimwe, ari njye ushobora kuba mbashije kujya hariya nkavuga ntavugiwe n'abandi, akaba ari njye wivugira. Kuko hari ibintu bibiri nabanje gutekereza, kuko urumva hano mpamaze umwaka umwaka urashize. Kandi ikibazo warahunze amadeni, urumva amadeni kabisa kubisubiramo. Urumva abandi bahunga politiki, abandi bahunga ibintu byose, abandi bahunga iki, wowe wahunze amadeni. Ni amadeni kabisa. ndavuga nti ndagiye. Urumva rero umwaka wose maze ubundi nza hano naravugaga nti hariya ni muri Mozambique, ntabwo ari mu Rwanda ngo nzajya mu makarabanseke, ntabwo ari mu Rwanda ngo nzagira gute bavuge ngo uriya ngo yarasavayivinze ngo ni umuki mbese ni umusitari, none dore ibyarimo. Noneho birangira ngeze hano bamfata nk'umusitari nabo. Ndabizi ko hari abanyarwanda benshi muri Mozambique, benshi cyane. Nuwo ubwiye uti ndashaka akazi, aho bango reka ngo umuntu wavuga ko nkoresha Samusuri ngo ngewe ubwo se ngo naguhemba ngahe? Urumva naguha ngahe? Hanyuma igihe kiragera nyine biba style. None ndavuga ni none ubwo ari uko bimeze, ubwo ari urwo rwego munshyiramo ko bazi ko dufite ibifaranga byinshi kubera izina.
ndimumfashe basingira icyo nkora kuko nta bundi buryo buhari. Ngira icyo nkora, niba ngombwa asubire mu mwuga, niba ngombwa ncuruze ibirayi nk'abandi bose, nuko arangije cyakora barabyumva abantu bagera nko muri bangahe nka batanu, turahura dukora akanama, mbabwiye ibibazo mfite birabarenga bacanganyikirwa. Bati rero ibi ntabwo twabyishoboza. Ibibazo by'amadeni ni iki? kuko hano iyo utangiye gukora urimo abantu amadeni mu Rwanda, bahamagara bene wabo bakababwira bati yatangiye gukora, bakaba baza n'abantu bakapakira igicuruza bakabitwara. Oya reka nta mikino iba hano. reka babijyana. Noneho birangira iby'icyubahiro by'ubusitani budafite icyo buhagarariyeho mbivamo, mbishyira hasi. Niyemeza gukora urubuga, mbwira Muchoma ntimfasha ukora urubuga ushyireho abantu, natwe dushyireho abandi, wenda abantu bari twumvwe n'abakeya, kuko ntabwo ushobora kumvuga n'abantu bose, kirazira. Ubaye wumvwa n'abantu bose baba ufite ikibazo gikomeye. Muchoma muri Amerika? Nuko kuko buriya niwe wajyaga mbaza tese bimeze bite, buriya abantu mwagiye muhuza ubuzima mukagira uburyo mumenyekana muciye mu nzira zikomeye, baramenyana burya. Nibyo. Abantu baramenyana. Noneho n'abavukiye mu gikoma cya avoka bakubitwaga za penkupe, nabo yo bafite umutima mwiza, iyo babyumvise bibakoraho bakagira ikintu bakora. Noneho dushyiraho urubuga, ariko niteguye iyo mijugujugu yose n'iyi ngiyi uri kubona ahangaha muri komanteri, byose nari mbyiteguye. Ndabanza ndabikamera byose, mbishyira aho ngaho, ndeba ukuntu mu Rwanda bazavuga, ndeba ukuntu ibinyamakuru bizavuga kandi ko byagenze, ndeba bazanuka, ndeba bazanshinja ibyaha, ndeba bazavuga ibyanjyanye batabizi ko ntawe nabwiye njya kuza. Byose ndabireba, mbishyira mu kintu kimwe, ndabipfundikira, ndavuga nti Mana umutima wo kwakira amagambo abantu bagiye kuvuga. Ari akantu navuze ngo gusabiriza, ngo twakomeje gusabiriza. Yego byose tuba tubyiteze. Noneho undi mutima kandi wabaje iyo mvuze gusabiriza ntiwababaye? Wenda bakumvira ubusa. Undi mutima ukambwira uti reka ibyo bintu biragusaza, abantu bakumvira ubusa, nuko bagutuke bagira aho ngaho, nibirangira ube n'ubundi usebeye ubusa. Nari nkubajije ati mvuze gusabiriza ukabisoma ntabwo wababaye? Ntabwo biriya wavuze n'utuntu tworoshye ku bintu abantu bari kuvuga. Sukuri igitangaza. N'utuntu tworoshye ni nko gusiga umuntu amavuta. Kubera ko abantu bamenyereye ko umuntu agomba gusaba ari uko yacitse akaguru, atari kubasha kuvuga se, kugira ngo bahurure bavuge bati nibyo koko reka tumufashe nuko. Ariko ntago abantu bamenyereye ibi bintu byo kumva ko umuntu bimuyobeye, bimucanze. Kandi abo ngabo bavuga barimo abantu baba bakubwira ngo kutaduha filime, ko waturyamishije, ese urabura iki, ni kamera wabuze, ni iki wabuze kutatubwira ngo tugufashe, sibyo? None abo bavuga ibyo ni nabo bakubwira batari ko watuburanye iki. Wamara kujya hanze umaze kuvuga uti ni mutabare ya gahunda, noneho ndebe ko nakongera kugisubira mu mwuga ngasubira ku murongo neza, akaba aribo bandika amakomanteri. Uretse gato urakwigora ukandika namba yawe ya momo ahangaha tukayipininga, kubera abantu batangiye kuyisaba. Ushireho n'amazina yawe, ubwo abagira neza baraza kubikora. Ariko ndimo ndakunda ukuntu nubwo uri mu bibazo ufite morale.
biragoye. Yego. Noneho akantu karimo karakomeza karaza bavuga ati amafaranga wariye wenyine none urashaka ko tuyishura. Ariko uwo muntu wandika ibyo reka mukubwire nta mafaranga bafite. Ntumutindeho nta mafaranga bafite urumva. Nibyo kubera nta mafaranga bafite. Iyo ngiyo ni ya Mozambique kubera ko Momo umuntu uri kumfasha kuri Momo yo mu Rwanda ntabwo yifuje ko mushyira ntuza nimero ye public. Ni ya Mozambique bashobora kuyoherezaho byose abaca kuri World Remit byose system ni na MoneyGram n'iki cyangwa akandika kuri WhatsApp nka muhiyo yo mu Rwanda baye bimworoheye. So iyo niyo nimero ushaka wumva ufite umutima ushobora gufasha Samusure, iyo ni nimero ushobora gucaho niba ushaka kohereza kuri Momo yo mu Rwanda ni nimero ya WhatsApp ikaba na Momo ya Mozambique kuba diaspora byose ni kimwe. Ushaka kohereza uturuka nko muri Canada December ni procedure imwe wohereza Mozambique ariko uri Rwanda nyine ushobora gukoresha ushaka kohereza ku nimero yo mu Rwanda kubera ufite urimo urafasha uri mu Rwanda ucaho ngaho ukajya kuri WhatsApp ukavugana n'umuntu bakaguha iyo mu Rwanda si byose nkamuha yo mu Rwanda kugira ngo tutayishyira ku karubanda. Ati rero uvuga ati ngo wari amadeni wenyine ukaba ubu ngubu uje kugira ngo tuyishure turi benshi nta mafaranga bafite ntayo. Noneho uyafite akavuga ibyo abatazi isi uko iteye abayizi ntago abayizi pe. Ufite amafaranga ukavuga gutyo icya mbere cyo amafaranga ni umushyitsi urumva. Kandi impamvu umushyitsi ntago abantu bayizi reka nyikubwire. Nuko abantu batabonera amafaranga rimwe babana nayo mu nzu icyarimwe ngo bishoboke. Ari nayo mpamvu habaho banke y'igihugu hakabaho n'iyisi sibyo. Reka nkubwire impamvu. Buriya amafaranga imiterere yayo njyewe uyu munsi mba nyafite ejo nkayaguha wampaye serivisi sibyo ngasigara na ya serivisi unkoreye. Noneho nawe ya mafaranga nguhaye ukagenda ukareba ibindi udafite akaba kuvuye haragiye akazenguruka akajya azenguruka mu bantu gutyo. Nguvuga ngo rero igihe utayafite hari igihe agendera rimwe rero akajya ndabyumva neza. Ni ukuvuga ngo rero amafaranga iyo ari umushyitsi n'ubuzima nuko buteye. Uyu munsi mba meze neza navuga icyo nshatse nakwandika commentaire izo zose abantu bandika izo biboneye cyane cyane ko buriya n'abantu bareba kure. Abantu bareba kure reka nkubwire hari ibintu batapfa kwandika ahubwo abireba akavuga ati uyu muntu nuko ntacyo mfite ngigira mba mufashije kuko nanjye igihe nzaba meze neza nzafasha abandi. Noneho rero kandi burya umuntu uzarindira ko ubanza gupfa kugira ngo aze abone kugufasha kubera ko indabo wenda zo zitanahenda cyangwa akarindira kuremba ngo bagutabarize wenda cyangwa se tise mwamenye ko Samusure yishwe n'inzoga ubu turi kumutabariza ngo atahe agiye kugwa iwabo. Aho ngaho abantu barihuta cyane ntago nzi impamvu sinamenye impamvu y'icyo. Wowe uri muzima urabizi ko ufite abantu bagukunda ariko kuba nabikubwira umunsi ku munsi. Ntabwo ushaka kurinda gupfa uraka ndi hano muze nyamuneka mfite ibibazo cyane. Noneho ikindi abantu bagukunda si umuntu ukundwa n'abantu benshi nkawe. Yego ufite abafana pe ndabizi ko mbafite. Mbona tangiye no kubibona ku ntuza kuri ku rubuga rwa WhatsApp bari kumfashirizaho na message umuntu akohereza akakubwira ati ntiwite ku byo abantu bari kuvuga naba nawe uravuze harabo tuzi biyahura.
ati nawe uravuze ati ukomere gusa wowe ukomere, kandi nari mbitegereje. Cyakora ntakubeshye, ejo nko mu mugoroba nijoro hari natekereje gukuraho urwo rubuga, natekereje ibintu byinshi. Ariko uko ngenda nganira n'abantu bakankomeza nkumva abantu barahari kabisa, hanze hari abantu beza bafite umutima, bumva umuntu batamwumvira mu buryo bw'abandi, bumvamo umuntu ko ari guteka umutwe, uko arimo mbese ashaka kugira ngo arye amafaranga y'abantu. Urarya amafaranga y'abantu se mu buzima busanzwe? Ubundi nagera hano nkababwira ko nje gukora imishinga, ngatangira ngashyira abantu hamwe, nkababwira nti muze dukore filime, ayo mafaranga sinayabona. Ayabona ugashyira hariya registre, ukandika registre, kwiyandikisha ni 1000 cyane, 1000 cyano ni 17,700 ngahe cyangwa 18 yo mu Rwanda. Uvute washaka gukina filime nimuze mwiyandikishe mutanga 1000, registre kuzura amafaranga ntiwayabona. Samusure akabazo k'amatsiko mfite. Yego Samusure, ko mufite YouTube zireba bamunakunzwe, nkaba mbona abana b'Ikigali bose barimo barirukira ngo barashaka kamera, barashaka content kuri YouTube, bakaba barimo barabona uri igihugu ngo kubera amadeni. Ntabwo ari uguki intege abana kugira kuri YouTube ngo barimo barashaka amafaranga kumwe kwanyu, kandi mwebwe mwarabigezeho byarabananiye. uko rezi ariko usa nihagaze na baba bahamagaye, ariko ndi kubakupa. Abizi ko barimo mufite wowe uri umuntu kuri YouTube. Rero mu by'ukuri ni nayo mpamvu naho naba naganiriye mu kinyamakuru hariho hose ntaca abantu intege, cyane cyane urubyiruko, kuko ninjije abantu benshi muri sinema, ndabizi. kandi ntabwo nanjye nenda kuyivamo burundu ngo ngende mvuge ngo nyivuyemo, n'ubundi kubwira abantu ngo bamfashe kuko nifuza kuyisubiramo. Ntabwo kujya muri sinema ari ukukora ubusa. Mbere byari bigoye, udashobora kubona abakinnyi, udashobora kubona ibikoresho byiza, udashobora, ariko ubu sinema navuga ko iryoshye. Iraryoshye, ntabwo ari ikintu wajyamo wayobye, keretse kukijyamo nabi ukaba wabihomberamo bakubeshye wagize uta. Ariko ngewe buriya nagize ikibazo, natangiye projet ya Makuta, korona ihita itangira ku kanya, kandi ahantu nakuraga amafaranga yo gukora iyo projet hari mu bukwe, hari muri teatre twakiniraga kuri tele, kandi kazi nari mfite. Projet ya Makuta ari imeze gute? Projet ya Makuta ni filime nacishaga kuri YouTube. Yari itandukanye n'izindi filime ku buryo yari isaba amafaranga menshi. Ntabwo icyo ari cyo kibazo. Ikibazo ni iki? Ikibazo ni igihe nayikoreyemo, hanyuma hayikubitamo. Urumva ukuntu utangira umushinga uvuga uti hari ahantu nzakura amafaranga, sibyo? Aho hantu harahagarara. Ahagaze nibyo nashakaga kugeraho, hahagaze shaka kwa kundi uzi uburyo abanyarwanda dukunda kwihagararaho, batanseka, arabikoze biranze, bigeze gutari nacyo kitwica. Noneho ntagira kuguza amafaranga yo gukoresha. Uko kuguza amafaranga yo gukoresha rero niho hagiye haziramo kuba wakaka amafaranga wazagira igihe cyo kuyishyura ugasanga ntayo ufite, cyane cyane ko YouTube ayo yampaga bitewe n'imbaraga cano yari ifite, yari taragera mu 100,000 by'abasubscribers. Ayo yatangaga ntabwo yashoboraga kukavaringa ibyo dutanga tubikora. Mbangana n'ubwo buzima bwose rero, aho korona irangiriye, isa nirangiye, abo ndimo amadeni banyishyuriza rimwe bati noneho korona watubwiraga irarangiye. Aribwo ngiye gutangira gukora ati pesa. Muri abo rero havuyemo umwe ajya gutanga ikirego, menya ko ni mpamagara abantu ngo bangurize ndebe ko namwishyura, ibyo bikavaho ngakomeza gushakisha uburyo nakwishyura. Mbura ayo mafaranga, ndabura kandi ntabwo ari menshi. Cyakora umugabo witwa Seburikoko yaragerageje, Papa Sava
amba make yari afite muri ako kanya ayampaye n'ubundi ntiyakwirayo uwo muntu yashakaga akomeza ntago ari ngombwa kuyavuga nuko noneho akomeza kuvuga ko yashakira rimwe kandi urumva ari afite inyandiko byose kandi nanjye mbyemera ko ideni ndirimo birangira mbuze uko mbyitwaramo buriya hari ukuntu uhamagara abantu barenze 3 4 dumba 4 6 7 bakubwira ibibazo birenze ibyo ufite noneho mfata umwanzuro navuga se nguma aha ngaha bamfunge si we wenyine mfite ideni ni nawe mfitiye make hanyuma bariya babigwemo aratse wa musaza urumva uravuga ati uno wumvitiye make agiye kumfungisha hanyuma abamenshi birarangira bite noneho mfata icyemezo ndavuga nti rero reka ibi bintu mbihunge noneho aho ngiye nzashakisha ukuntu nabishyura buhoro buhoro kandi nari nabitangiye noneho igihe kizagere nongere ngaruke narabisoje ariko ndafunzwe natinye kwifungirwa pe ndirukanga urumva ndaguruka hanyuma ngeze hano nibyo nyine ibyo nibwiraga ko nzakora akazi kose mbonye biranga byanze umwaka urashize urumva mu by'ukuri ubukwe ndabubona rimwe na rimwe muri weekend bwo kuyobora bakampa nk'udufaranga nkishyura inzu aho baguhangaho iyo uyoboye nk'ubukwe iyo ugiye kuyobora ubukwe ibampa ibihumbi 10 bya hano ibihumbi 15 byo mu Rwanda oya ni ibihumbi 170 gutyo byo mu Rwanda none se Samusure sa amafaranga menshi hanyuma abo bakangahe mu kwezi bakangahe ushobora kubona nk'ubukwe rimwe mu kwezi urumva ushobora kubona nk'ubukwe bubiri mu kwezi kandi mu by'ukuri muri abo bantu harabona ari maze guhereza nk'ibihumbi 300 naba nabonye ikiraka gutyo nkamwoherereza kuko nabonaga ari we ndimo menshi ngo wenda ngende ngabanya buhoro buhoro nyuma rero naje kumenya ko hari uwandeze nyine ari wo wuwo maze kugenda yasigaye mu manza oya kandi nkongera ngashimira Judith mu by'ukuri ngiye kumushimira nanga buri wese abyumve ko n'Imana ibyumve ko ari umuntu mwiza ubundi Judith nk'umuntu twari dufatanyije projet wari wamaze gushyiramo 1/2 cyo kugira ngo dukorane niwe wakagombye kuba yaramfungishije ntiyabikoze kubera iki kuko yabonye uko ibintu bigenze abona ko nta mutima mubi nabikoranye abona ko ninjiye mu kibazo cyo kwishyurwa ubundi niwe wakagombye kuvuga ati nashyize amafaranga muri projet none irahombye urumva amenyereye guhomba umuntu yazanye na Safi muri Canada mwishyuriye ibintu byose arahita ahitana mu bahomba nk'asutse amafaranga Judith ubwo no ufaranga buke cyane aragubabarira urumva birangira ari we unshakiye umwavoka birangira ari nawe wishyuye uwo muntu wanzengereje amwishyura amafaranga make nari murimo ni ukuvuga ngo mu bantu ngomba kwishyura uwo ntarimo umva rero Judith ni umuntu mwiza muri rusange nta kindi navuga ni umuntu mwiza nibyo pe rero mu by'ukuri ntabwo kuba twashyizeho groupe yo kwifashisha ntago ari ugukabya nk'uko abantu babitekereza pe ntago ari ugukabya sino kubimbwa nk'uko abantu babitekereza ahubwo ngewe nkurikije igihe maze ndwana nabyo nshaka kubikora nkumva umutima urambuza numva nabaye umugabo nibyo ndemeranya akabazo kandi ugira umugore wapi ufite imyaka ingahe
Dumba niko Dumba we Iki ni ikibazo kiri seri, ni ikibazo kiri seri. buriya rero Dumba Mm. ni umwe mu bantu batajya bihisha mu bandi, Mm. ni umwe mu bantu bavuga ibyabo bataciye hirya no hino, nta buryarya ngira. Ariko iyo bije mu myaka, iyo bije mu myaka mbivuga nisanzuye cyane kuko imyaka yanjye irambereye kandi ntabwo yampfiriye ubusa, uretse uyu mwaka ndimo ntabwo nkubara mu myaka nagize nako no kuyemera. uyu mwaka waje ari simusiga, waje ari gatumwa ngo cyakora mfite imyaka 46 yonyine kandi niyo ku muntu umwe. 46 udafite umugore? Mwene se ugira umugore? Banjye na maze kwahukana kabiri kandi mfite imyaka 38. Ariko kubira karakwira noneho urahukana? Maze kwahukana kabiri. None se abakurongora ntabwo hana yanjye hano mu mahanga abagore baraturongora. Serata Abagore yewe none se bakurongora nabi ugahita wahukana, bagutunga nabi, bigenda byawe turi gusabiriza. Tangira ibitego byawe turi gusabiriza. Yubahi yewe shakara gaciyemo niko kubera uzi ikintu bavuga Samusuri, baravuga ati umuntu iyo adafite umugore, kandi nanjye nabivuga ndabizi, harya naba amafaranga. Ugasanga nk'amafaranga uba wabonye wayariye nabi, nta mugore n'abana, mbere y'abantu babwira ngo mumpe amafaranga, nta mugore ufite unze, nta mwana ufite. Samusuri abantu bamwe bataza ngo nta mwana mfite, ariko hari icyana nabonye Musa. Hari icyana nabonye Musa. Utavuga ngo nta bana mfite abana 5. Oya. Mbo muri 2010 nabanye n'umugore umwaka umwe, nahisemo mu bo twari twarabyaranye, ndavuga nti wowe ngwino nkurongore. Araza urumva yari afite umwana twari twarabyaranye mbere, aje tubyara n'undi mwana muri uwo mwaka umwe twamaranye n'igice. Urumva rero ko uwo nguwo twabyaranye 2, abandi 3 urumva nyine nawe urabyumva, kandi hari abasore n'inkumi ubasanga bari gukurikirana hano bumva ukuntu se ari gusabiriza. Ariko ibyo byose narabyirengagije nyine. Hari umukuru muri bo yigeze kunyohereje utuyemoji ari kurira, ariko nta kundi byagenda. Nta bundi birababaje pe. Nta bundi buryo. Uyu ni umwanzuro wa nyuma umuntu afata akavuga ati kama mbaya, ababyumva barabyumva, batabyumva nyine nibyo, ko abantu bose ntabumva kimwe. Niba abana muri hano murimo muramureba, njyewe nka Dumba ndimo ndababwira ko igikorwa koze ni igikorwa cy'ubugabo. Biragoye cyane umuntu w'umugabo kuza imbere y'abantu, ukaza hano ku rubuga rwa Dumba ukaba wagiye kuzina imbuga, abantu bakaba bakwambaye, kandi baravuga ati nature loves last, ibintu by'Imana yaremye ntabwo wabigira. Ntabwo twari tuzi ko corona izaza, yatuguyeho. Papa wanyu ntabwo ari ikinebwe, afite ibintu akora byaragaragaye, n'umukinnyi wa filime, niko kazi nibwo mwuga. Ariko bibaye nabi byazambye pe, byazambye. Akora igikorwa cy'abagabo batajya bakora. Nibyo kandi ngo njyewe ndanashimira mu by'ukuri abantu bari kugerageza kubimfashamo, kandi ndabizi neza ko bizarangira mukongera kumbona ndi normali mu buzima busanzwe. Imana ikomeze ibaho umugisha. Hari igihe nyine abantu baganira ibintu hakazamwo urwenya, ariko nta rwenya ruri muri ibi. Ko no kuri kiriya wari uvuze cyo kuba hari uburyo abasore bitwara bitandukanye n'umuntu ufite urugo, nibyo ntabwo beshya. Kuko
ntekereza ko mu bintu bituma rimwe na rimwe ari nayo nama umuntu yagira abantu buriya ntarajya mu bintu byo by'agakiza n'iki ntekereza ko ushobora kuba nanjye naragiye ngira amakosa yo kugasipiya yo kuba mu bintu bitari ngombwa n'iki nawe waragasipiye oya ntago byabura urumva iyo abantu bafite ibigare buriya ibigare bitagira ibyo bikumarira Kigali cyabamenya ntabwo cyoroshe cyabamenya se bamenya se ko atanga inzoga shaho bamenya nta nzoga urumva kandi cyawe mbo cyari Kigali cyanjye ariko ntabwo bamenya mu bo twajyanaga mu tubari ntabwo bamenya yabaga arimo rero mu by'ukuri ibyo nabyo iyo umuntu adafite uburyo yikontororamo nabyo bishobora kuzana ibibazo ariko ubu ntekereza ko byibuze iyo maze kubona ko hari byinshi nahombye kubera ko hari igihe nataye ariko noneho umurongo ndimo ni umurongo mpamya ko ari w'Imana yashakagamo kugeza ubu ngubu hari n'igihe mvuga nishobora kuba naraje Mozambique mu mugambi w'Imana kuko nkigera ahangaha ibintu byose byarahindutse hano niho hantu hambere haba inzoga sinkizinywa oya urumva niho hantu hambere hashobora kuba wagira uburyo bwo gusambana mu buryo bworoshye cyane ntabyo nkora urumva ni n'uburyo nabishoboye ntabwo nakubwira ko nashyizemo imbaraga zanjye ntazo pe kuko nko kujya kureka inzoga nta muntu wazinkuyeho najyaga gusenga bisanzwe noneho ngenda numva muri ngewe mvuga ariko se nzajya nsenga nzajya nywa inzoga mbivange abana nahisemo kimwe mpitamo kwisengera fata umwanzuro ubu umuntu usenga n'inzoga washyize ku ruhande kandi abantu bavuga ngo nakijijwe kubera ibibazo ntabwo ariko bimeze ahubwo ibyo bibazo byo byatumye njya mu rusengero byatumye mbona uko njya mu rusengero kuko mu Rwanda sinari kujyamo none ngeze hano kwa kujya mu rusengero mfatirwa kandi nagiyeyo nta gahunda mfite yo gukizwa hano kwakirizwa ibihe bibazo se nagira ku buryo byanjyana mu gakiza reka da hano haba icyo kunywa hari abantu benshi bakorera amafaranga babuze abo bajya kuyasangira kuko abantu bose baba bahuze urumva iduka unyuzeho riba rifite inzoga baraguhereza bati uratuguhiye bakaguha urucupa runini inzireka hano hari huzuye inzoga naragurishije urumva rero hari ubuzima buhinduka nanone wasubiza amaso inyuma ukabona ko hari ibintu wagiyemo utagombaga kujyamo ibyo byose rero ikibazo kiguma kigaruka muri komenti abantu barimo baravuga ati ayo mafaranga nangahe sinzi niba barimo barashyura cyangwa uravuga amafaranga nkeneye ubu amafaranga nkeneye ubu ngubu kugeza ubu ngubu ideni mfitiye abantu hariya harimo n'abakinnyi banjye ntishyuye miliyoni ubundi zari miliyoni 8 ubu nuvuga ngo 600 yavuyeho barayishyuye hasigaye miliyoni 7 n'amafaranga n'ibihumbi 400 ego komana yanjye amafaranga turayakura he ko Titi Brown adutegereye Imana irabikora ngo Imana irabikora Imana irabikora kabisa miliyoni 7 na 400 kandi ndabyizeye neza ko Imana izabikora menshi n'ukuri iyo sisezo yanjye yose yo gutema ibiti ubu se no wowe Dumba ufite umutima ushobora kumpa miliyoni 1 ndabizi neza gusa ntihaboneka abandi nka babiri n'aba Mozambique ko bari kubikoraho gake gake urumva bitazakunda Samso oya ubwo rero ayo mafaranga ntabone kurasubira i Kigali ayo mafaranga abonetse naba mbonye uburyo bwo gusubira i Kigali nta kibazo mfite na gitoyo hariya muri uriya mujyi wiseka Dumba we ubona ugiye uko wishakiye ukagira ngo ntitwagowe
Urumva rwose igitangaza. hari abantu barimo baravuga ati kura ubwo warangije kuza ku mbuga ukavuga ibibazo byawe ushaka kugenda Mozambique ukayora ibishingwe nta kibazo uzagusanga azakumenya ubugendo ukore azabimenya rwose azavuga ati nibyo turabizi koko byarakomeye ubu nushaka usudire nushaka ukora iki kuba twese twabimenye ngewe narabibonye ibi bintu nkirimo ndabitangira nge narinzi ko agasitore kanje gatoya nge natangiye ibi ati nimenyekana nzabona ukuntu mbona umufungo mu bintu gukora ibintu nkunda ntangira nkazajya mbona ewana abantu baraza ariko nta muntu uvuga amafaranga uri muraza mara umwaka umwe mara imyaka ibiri akazi kanjye nkavuga ati akazi kanjye ngo ndakora iyo ngiyo muri Canada nkaguma mbisha ndavuga ati rero ibi bintu mbona bigiye kuzandaburiza kandi binzamura mu kwiyemera ndumva niyemeye cyane ariko nkabona ko ninkomeza mbiyemera nibaza ko birimo amafaranga mbona ko nta mafaranga arimo ndavuga ati je nitemera ibiti yego rwose dansa ahantu hose muzansanga ndimo ndatema ibiti mumenye ati ibi bintu ntabwo binyishura je ntema yego rero abana bose urubyiruko ruri hasi muba mushaka kumenyekana n'aba baririmbi bazima babura iki kubera icyo kibazo icyo ngicyo arimo aravuga icyo urimo uravuga iki ngiki kibazo cyawe kiri no mu baririmbi baririmbo mu Rwanda mubona bazima kubera baba biyemeye ibintu baba barimo barakora ntabwo babirimo birinjiza ukajya kubona adafite amafaranga kuri indirimbo adafite amafaranga agenda kwantuza akazi muko nguko warangiza mukamusanga yagiye ngo zantuza ariko wowe ubu ngubu ushobora kugenda ugakora akazi nyamara cyane rwose ushobora kugenda ugakora akazi cyangwa nawe ukiyapurika amafaranga ukiyapurikira ukazana muri Canada nkagutwara ngo uteme ibiti nibwo uzayabona nzabitema amaherezo rero niko bimeze ayo mahirwe se nabona yakuyihera yo kugera aho babitema basigaye baha abantu impapuro nuza visa ziroroshe zo muri Canada ngwino ngo utware uteme ibiti nabitemagura rwose ahubwo ngewe numva nanahita mbimaraho Samusure ko ushobora kuba uri umuntu udashobotse kubyara abana 5 mu bagore baneza bose ugenda ubare Samusure abagore nibo babindi wowe mubi ariko se wemera ko umuntu akizwa ibyo yakoze niko gakiza ugumugarura umuntu akizwa ibyo yakoze ariko ushobora kuhagarara ukavuga ati kabisa ntabwo nari nshobotse yego Samusure kufite umutima ukomeye kuri live hari ubutumwa ushobora guha abana bawe bashobora kubona iyi video ko abantu bajya bavuga ngo umwana wawe ngo azareba ngo azagira iki abana bawe ushobora kubaha ubuwe butumwa cyangwa ushobora kubabwira iki bari mu Rwanda ko mbizi ko bataza no kukubona ubu ngubu bagiye no kumara umwanya munini batakubona icyo nabwira buriya abana cyangwa n'abandi bose muri rusange b'abana cyangwa nuko mu buzima busanzwe hari umugani bajya baca ngo umugabo arigira yakwibura agapfa nibyo nanze gupfa ngo batarira kurushaho barizwe nuko ndi gusabiriza wenda hari Imana izaca inzira bazabyungukiramo ntawamenya aho kurizwa nuko abantu barimo baterateranya amafaranga y'uwabunaniwe kwigira agapfa sibyo hanyuma nkabwira nawe ubwo bo bazakure bavuga ngo umugabo agirwa n'abandi kandi nusanga aho yaguye ujye utereraho utwatsi kuko ntubuzi ibigutegereje imbere Samusure reka turangirize hano iyi live ndashaka kuyisevinga iyo nimero uyinyohereze muri DM nayo tuyipininge tureba abantu bashobora kubaza kuvayo nanone bafasha ibisigaye hagati sinzi ibyo narindemo ndavugana na Judith twaye twaganiriye ariko ubufasha nza gufasha ndaza guca kwa Judith
nanjye njye nkora ariko njyewe umbereye intwari nje ntabwo nari nzi ko hari umuntu ashobora kuza gutya iyo nje hano cyane cyane mvuga ibishegu ntabwo njya hano ngo nze mbeseriye nk'uko nguko abantu bambone nubwo mba nakishijemo gake kwereka abantu ko kugira ntibibowaringe. Yego ko nyine ikibazo cyawe ndakizi ko gikomeye cyane and urakoze kuza kandi so much ko ushobora kuza ukavuga ikibazo cyawe hano. Abantu urakoze cyane kandi n'abadukurikiranye nabo barakoze kandi mu by'ukuri na komanteri zose nta komanteri ngewe ndi kwita mbi kuko umuntu wese aba afite telefone yiwe cyangwa mashini yiwe ntamuguriye n'ubwenge bwe ntago ari njye warabumuhaye aba afite uburenganzira bwo kwandika ibyo ashaka kuri nge rero kandi nutekereza ko nababazwa na message ye yanditse wenda agamije kugira ngo ankomeretse ntabitekereze gutyo kuko nge ntago ariko mba meze buriya icyo nshimira Imana nuko iyo umuntu atangiye gusenga agira n'umutima ukomeye ntugire ngo arahandi nabikuye ni mu masengesho ni mu gusenga mu masengesho nkavuga ni Mana mu mutima ukomeye mpakugera imbere y'abantu nkamenya icyo mbabwira muri ibi bihe na aho navugiye ibigwi nkaba ndi kuvuga ibindi bintu runaka sibyo suko naniwe kumenya ko abantu bazavuga bati umuntu ufite amaboko n'amaguru kucyo asaba ariko mu by'ukuri ni umwanzuro wa nyuma nafashe kandi ndashimira abari kubyumva Imana ikomeze umugisha kandi ndabizeza ko ntazigera mbabera imbwa nzagerageza mu by'ukuri nongere mbagezeho ibihangano mwakundaga ndumva tutarasetse gakeya mu bihe byacu tukiri abantu tutarasa hanyuma ndaryanze tukiri abantu kandi sorry bwo ni tukiri mu murongo tuvuge gutyo maybe bikimeze neza ariko kubw'abantu ndawusubiramo Yohana thank you so much. Hari akamesaje waha babana ko ndabizi nabo babaye nkawe cyangwa nk'abana message nabaha nuko isi niko ituma tuyibamo gutyo. Hari umugani bajya bavuga ngo itarakaranga ibimushakira ibirungo ibikiri kumushakira ibirungo urumva uitarakaranga ibirimo iramushakira ibirungo bitarabibona ariko isi niko tuyibamo nyine irimo irashakira ibirungo irashakira ibirungo umuntu ayitwara gakeya umuntu yitwara gakeya ngo cyakora kandi nanababwira ko nizigiye amasomo menshi iki gihe cyose maze aya mezi navuga ko maze nk'amezi ajya gukaba 7 ndi gusenga nize ibintu byinshi kandi ndicuza ko hari umwanya nataye kandi zinashidikanya ko Imana nayo ibibona ikazamuhiramo ikavuga iti basi ngaho komereza ahangaha none utangira ukora ibyiza gusa. Okay. Sawa ladies and gentlemen, twari dufite bamenya makuta. Ewan. Bye. Ibindi biraza kubera DM ndikiri ako kanamba muri. Sawa murakoze Imana bamugisha. Sawa.